nyakubahwa perezida Repubulika akaba atambutse kumwe na David Laparisse kugira ngo batangize ku mugaragaro Tour du Rwanda. Ibi ni amateka tuzaba tubibuka, ni ku nshuro ya gatatu umukuru w'igihugu agiye gutangiza Tour du Rwanda. Byarabaye kuri Canal Olympia kuri etape ya nyuma, ndetse murabibuka ko Enoch muri Rwanda Tour du Rwanda akaba ariwe uwamwambitse umwenda w'umuhondo. Ikaze rero kuri televiziyo Rwanda uko ibintu by'amateka. Reba ifoto y'amateka nzafashwa nayo umunyarwanda perezida Repubulika na David Laparisse. David Laparisse araza gutura mu Rwanda kubera ko mu kwezi kwa cyenda araza kuba ari hano, akaba ababizi neza na perezida wa komite olympique mu gihugu cy'Ubufaransa. Nzafashwa nayo rero agiye guhabwa umwanya kugira ngo ariwe munyarwanda wa mbere ndetse n'umuntu wa mbere kuri ino si ugiye kujya migari kugira ngo atangize Tour du Rwanda. Akaba rero bigiye gukorwa na nyakubahwa perezida Repubulika ndetse na David Laparisse ari bagiye gutangiza ku mugaragaro. Harimo na perezida mushya wa CAC, akaba ari CAF y'amagare. Bakaba rero bagiye gutangiza ku mugaragaro Tour du Rwanda ya 2025, akaba ari Tour du Rwanda ya 20 Tour du Rwanda ya 17 rero igiye kuba, akaba rero ari prologue igiye kuba. Prologue turaza gufata umwanya uhagije kugira ngo tubasobanurire amatereme y'amagare. Aha muri kona rero niho umukinnyi ari buze kuba asoreza kilometero 3.4 baza kuba bakina, kubera ko aho urundi ruhande rundi muri kubona ni kuri BK Arena, naho amagare ahagurukira. Amagare aragurukira kuri BK Arena, agende kuri controle technique akate Kimironko, ariko ahita aza kwa hano kwa Rwahama ndetse no kuri Kiye birumvikana. Noneho ahita agera hano imbere ya Airtel, akata imbere ya Petit Stade, ubundi bahita basoza isiganwa. Ni kilometero 3.4. Mu by'ukuri ubundi icyo biba bigamije prologue baro kugira ngo abakinnyi banze bishyushye ndetse no kugira ngo nibura abantu banze biyorganize, kuko nkuko mubizi ku munsi w'ejo isiganwa riraza kuva mu karere ka Gicumbi Rukomo berekeza mu karere ka Kayonza. Ni etape iza kubikinwa mu mateka ku nshuro yayo ya kabiri. Byumvikane ko rero uyu munsi nibura turaza kuba tumenye imyenda 10 izambarwa muri no Tour du Rwanda ni bande baza kuba bayambara. Ariko iyo navuga ko kugeza ubu ngubu muri no siganwa ry'uno munsi ifite agaciro cyane, reka mvuge ngo niyo umuntu uza gutwara etape, kuko byo ni ibintu bidasubirwaho. Ndetse na uza gutwara etape arete yambara n'umwenda w'umuhondo mayo jaune. Aho ngaho ibiye byo ntekeza ko biraza kuba biri kubara, ariko ari nk'izi navuga ngo ni mayo ziri buze kuba zijyaho za niba navuga ngo ni nk'iz'icyubahiro, kubera ko nkuko muri kubona izi kilometero 3.4 nta hantu harimo igice cyo kuvuga ngo ni ukuzamuka, nta hantu harimo igice cya sprint, ntabwo bavuga ngo uyu muntu ngo combativity cyangwa se ngo yahatanye cyane. So niyo mpamvu rero ibyo ngibyo haraza kugenwa bigendeye ku myanya abakinnyi bagenda basorezaho kugira ngo umuterankunga aze kuba agaragara. Prologue rero yerukaga muri Tour du Rwanda muri 21, akaba ari isiganwa ryabereye n'uburyo ryasubizwaga hano muri kuri BK Arena, ari naho ryatangiye. Igihe ryatwawe n'umugabo w'umufaransa ukomeye cyane ufite ama etape ya Grand Tour, Alexandre Geniez. Yaje nyuma yaho kwita anarika gusiganwa ku mukino w'amagare. Nkomeje gusubira inyuma gato mu mateka ya prologue na Tour du Rwanda, nabwira ko indi prologue duheruka ni prologue ya 2015 yatwaga na Nsengimana Jean Bosco ahangaha neza kuri no stade Amahoro. Abantu babyibuka neza, reka mbasubize mu myaka 10 ishize. Icyo gihe Ndayisenga Valence yaramaze gutwara Tour du Rwanda ya 2014. Ndayisenga yari byose igare rikeneye ku isi. Ndayisenga ari mu mutwe, Ndayisenga ari imbaraga, Ndayisenga ari umukinnyi wumva tactique, Ndayisenga yari afite ubushake, kubera ko nkuko yabivugaga icyo gihe Rukara yashakaga kugira ngo nibura amateka azamwibuke nkuko turi kumwibuka ubu ngubu. Gusa umwaka wakurikiyeho hari izina rikomeye cyane mu isiga mu mukino w'amagare mu Rwanda, Nsengimana Jean Bosco. Nsengimana Jean Bosco yabaye lieutenant wa yarinze, yabaye lieutenant wa Ndayisenga 2014. Icyabaye rero kuko iyo babara prologue bagendera ku buryo abantu bakomeye, icyo gihe rero umukinnyi wa nyuma ugomba guhaguruka yari ufite mayo jaune birumvikana Ndayisenga Valence. Ariko mbere yuko aza icyo gihe hano kuri Stade Amahoro inkuba itagira amazi yarakubise, ubwo Nsengimana Jean Bosco yakoraga ibihe by'amateka, Ndayisenga hageze ahagera byarangiye. Uyu Nsengimana Jean Bosco yambaye umwenda w'umuhondo kugeza agarutse n'undi hano kuri no Stade Amahoro ku munsi wa nyuma. Gusa byari umwaka ukomeye cyane 2015 icyo gihe, kubera ko n'umwaka icyo gihe abantu babyibuka neza bwa mbere igare ryo mu Rwanda ryazamutse kuri kwa Mutwe Mirido Kigali. Abantu babizi neza Abanyafrika icyo gihe bacunze amagare ndetse havugwa ibintu byinshi batabanyarwanda babasunitse n'ibindi, ariko biza kurangira bigaga. Icyo gihe Nsengimana Jean Bosco ahangaha yakoresheje iminota 3 n'amasegonda 52 ku
ku ntera ya kilometero 3.5 bise binaduha na temps de référence. Ni ukuvuga ngo ibyo tugiye kureba nibura umukinnyi uza gutwara ino prologue yakagombye kuba afite nibura iminota 3 n'amasegonda 50. Olivier uri tayari? Olivier ari tayari, ubwo nizera ko abantu uze gusobanura igare barisobanura rikamera nk'umugani ku buryo ntacyo umuntu yongera gusobanuza. Kera twajyaga tubaza ngo bahagurukira bate, babandika bate, ubwo uyu munsi ni umunsi wo kuza gusubira ku kahise ku igare. Akantu kaza kumfasha ikibazo wumva ufite igare kugira ngo ryumvikane barariganira cyane. Ubundi abandi bantu bakunze kubaganira igare n'abantu mu biryogo, ariko sizi impamvu batariganira. Ndabyibuka ko nkora ikizami cyo mu wa 6 primaire nakerewe ikizami cyane mugora kubera igare. Ubwo rero ibyo wahuye nabyo byose ibyo bibajije uwo munsi dutuma abantu baza kuba bari kureba televiziyo Rwanda uyu munsi baza kubisubira. Reka mbanze mbabwira akantu gato. Iyi prologue tugiye gukina ni flat kuko mu by'ukuri nta hantu hamwe hazamuka harimo. Yego. Wenda umuntu ashobora kwita avuga ariko ngo uzamuka kwa Rwama, ntabwo hazamuka kwa Rwama. Niba ushaka kugira ngo umenye ko hazamuka ajya kuri Mont Kigali. So mwamubonye rero nzafashwa nayo Jean Claude akaba yitegura. Nzafashwa nayo Jean Claude ni nzafashwa nayo Jean Claude ni umunyarwanda, ni umusore ukomoka mu ntara y'Uburengerazuba, akaba rero nzafashwa nayo mu mwaka wa 2000 yigeze gutwara Tour du Congo. Tour du Congo icyo gihe yavuzweho byinshi cyane kubera ko abavandimwe baturanye icyo gihe finish umunyarwanda yarazaga yaba ari imbere bakahita bayimura. Uriva kandi murakumva waje uzi kuri busoreze kuri Stade Amahoro, ariko barahubwiye tunonaho rasoreza kuri arena bakada ni hafi kwa Nayinzira. So rero ko byabaye ikibazo cyane ko byaje kurangira nzafashwa nayo ayitwaye. Navuga ko ntabwo ari umukinnyi wakomeye cyane cyangwa se ngo abigitangaza cyane avugwe, ariko n'izina rikomeye cyane ryo kuza gutegeza kubera ko mu kanya muraza kuba mubona kuri podium hariya icyo bita hot seat, ni intebe gicamo umukinnyi wa mbere. Yego. Amateka azibuka ko nzafashwa nayo wa mbere ayitwemo. Yego, nzafashwa nayo ibiha byose aza gukoresha araza kuba ari ukoresheje ibihe mbere y'abandi, ndetse no umukinnyi w'ikipe ya cyclisme mondial centre cyclisme mondial, ndetse ari kumwe n'abandi bakinnyi barimo Wet Aman, ndetse ari kumwe birumvikana na Yefret, ndetse ari kumwe na Jafar Taha, ndetse ari kumwe na Emmanuel Nyakutse akaba ari umufaransa, akaba ayobora komite olympique y'abafaransa, akayobora UCI, ndetse akaba mu by'ukuri ari umwe mu bantu bafashije cyane kugira ngo muri kandidatire y'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rubone kuzakira shampiyona y'isi izaba mu kwezi kwa 9 hano mu Rwanda. Izaba ari icyumweru kigare, izaba ari icyumweru cy'amateka, izaba ari icyumweru cyo kwibuka. Rero akaba rero dutegereje ko isaha igera, kuko isaha mu igare isaha dore tugeze kuri 29, akaba rero dutegereje mubona ko nta hantu heza cyane hiteguwe. Ikintu cyose kiratuguye kugira ngo kuba mu by'ukuri bizi kwa kilometero 3.4 rero nibyo bigiye gukinwa hano kuri no prologue ya Tour du Rwanda. Nahoze mbabwira rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na David Lapartie rero bakaba bagiye gutangiza ku mugoroba 1 2 3. Nzafashwa na Jean Claude rero akaba yinjiye umuhanda ikaze rero muri Tour du Rwanda ubu idasubirwaho. Reka mubwiye ko Tour du Rwanda 2025 itangijwe na Nzafashwa nayo, ariko itangijwe na Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko Tour y'isi izabera mu Rwanda izaba mu mutekano kandi izaba ikarangira ikagenda neza. Ndetse Nzafashwa nayo Jean Claude ukinira ikipe ya UCI, navuga ko irimo abatera imbere ku myaka ye 25, aracyari mutoya, aritwaye rero agomba gukoresha imbaraga zose nk'uko abivuze. Haratambika, ni ahantu harimo haza kuza kumugora uko biri kose, niyo waba utari umu sprinter ariko ugomba kuba byibuze ufite imbaraga ku munsi wa mbere, kubera ko ni prologue, ntabwo ari ibirometero byibuze 8 ngo byitwe etape. Ibirometero 4 na metero 100 agomba kubikoresha imbaraga zose. Birashoboka ko umunyarwanda ashobora kurara uyu munsi yambaye umwenda w'umuhondo, ese birashoboka. Nzafashwa niwe ugomba kuza gutangira rero umwitangirizwa amaze kuwutanga, ndetse biragaragara ko umukinnyi wa kabiri nawe akaba ahagurutse. Iyo umuntu ushize rero ahita haguruka umukinnyi, ndetse biranashoboka ko umukinnyi yaca ku wundi bitewe n'umuvuduko uwo mukinnyi yakagombye kuba afite. Uyu ni umunya-Ethiopia Zel Ablok Adebayi. Abanya-Ethiopia bafite akazi gakomeye cyane muri Tour du Rwanda, kubera ko yewe kuva 2010 batangiye kwitabira bazanye n'abanyafrika n'abanya-Eritrea, ariko kugeza ubu mbabwira abanya-Ethiopia bafite etape 2 zonyine zo muri Tour du Rwanda. Iya nyuma baheruka mu mwaka wa 2020 ubwo umusore witwa Mur
Bull yitwaraga mu karere ka Huye. Uwo Nzafashwa nayo rero akaba yamaze gukata, mwabonye ko yamaze gukata Kimironko, afashe umuhanda werekeza kuri Kiye, akaba rero ubona abanyarwanda hano biteguye. Nzafashwa nayo turamutegereje kugira ngo turebe ibihe aza kuba akoresha, ndetse tumenya niba Nzafashwa nayo ari buze gutinda kuri ya ntebe. Noze babwirira Hot City rero mukandaza kuba nyibereka